Reka nongere ngusuhuze kandi ngushimire wowe udukurikirana umunsi ku munsi, ni wa muhungu wanyu James Legend wamamaye, tukaba tugiye kubana muri My Heart Talking, tugiye kuvuga kuri aba basore bombi Bobo ndetse na Yves. Ni abasore bagaragara muri iyi filime ya My Heart, nk'uko mubizi ni abasore bagiye bakunda guhura n'ibigeragezo ku bakunzi babo, aho Yves uyu nguyu akundana na mushiki wa Bobo, hanyuma mukaba mubizi ko mushiki wa Bobo yaje guterwa inda n'umutipe witwa Gadi. Kuri uyu munsi uyu Yves atangiye kugenda akeka ko uyu Bobo cyangwa se nako uriya mutipe Gadi ari ikintu yikeka gishobora kuba cyavamo kuba yaba afite ibyo amuhisha nubwo ari inshuti ye. Gusa Bobo uyu nguyu azi ibanga, arabizi ko uriya Gadi ubana na Yves ariwe wateye mushiki w'inda. None ko bari kubiganiraho se cyane, mwatekereza uyu Bobo ashobora kubibwira uyu Yves? Mwibuke ko kandi uyu Bobo nawe ari umuntu nyine waje gutandukana n'umukunzi we Nana, bitewe n'uko mama we atamukundaga, kandi noneho impamvu nyamukuru ni uko bagiye kwipimisha bari kumwe bagasanga uyu Bobo atabyara. Icyo nacyo cyabaye ikibazo, impamvu nyamukuru yo kubatandukanya. Abatipe muri makeya ugiye ureba usanga hari ibintu bagiye bahuriraho, kandi bakundaga kuganira ku byagiye bibaranga mu buzima bwabo bw'urukundo ndetse n'abakunzi babo, aho uyu Bobo yaryamanye na Nana akabibwira uyu mushuti we Yves, uretse no kuba ari uwo yabonaga nka musanzire we cyangwa se nk'umukwe w'iwabo, bari n'inshuti mu buzima busanzwe kandi n'uyu munsi biracyakomeje. Ari naho buri kimwe cyose nyine buri umwe yagendaga agisha inama mugenzi we kugira ngo arebe inama ashobora kumugira n'umurongo ngenderwaho. Uyu Yves mwibuke ko iyo yabaga ari mu gikorwa yabaga nta kabaraga, ari nabyo byatumye umukunzi we amucitinga cyangwa se amuca inyuma. Ibyo bintu urumva ko ari ibintu utapfa gusobanukirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko abakunzi nyine bameze batyo urumva nabo urukundo rwabo nta garante. Hanyuma Bobo we yaravuturaga rwose pe, ariko muri uko kuvutura kwe ntibitange umusaruro, niba hari icyizere cy'uko nyine ashobora gutanga umusaruro, ashobora gucungura umuryango wa Dorothe nk'imfura ya Dorothe, kuko akaba nawe atagira umuryango incike. Ari nabyo byababazaga mama we, ari kuvuga ati umwana wanjye naramureze ndetse najyaga musuzuma akiri n'umwana mutoya nkabona ari muzima, nta mpamvu rero y'uko ntamuvuza ngo yongere kugarura ubuzima. Uyu mukobwa Nana nubwo mwanze, ariko igihe kizahagera nyine akire yongere gusubirana ubuzima. Mwibuke ko Nana kuri uyu munsi ari kwifuza ko yasubirana na Bobo, ariko ntabwo afite aho guhera, ndetse na Bobo yagabanije ibintu by'uburakari ko hasigaye ajya no kubasura iwabo, akabakorera buri kimwe cyose, akabaganiriza nyine ibintu by'umujinya yabishyize hasi. Ariko se uyu Yves we murabona bizacura iki? Namara kubimenya azakomeza kubana na Gadi kuko nk'umuntu babana mu nzu umunsi ku munsi kandi ari we muhemu? Umwanzi ntakuba kure, kuko biragaragara, kuko bibaye atari ko bimeze uyu Gadi ntabwo yakabaye yaracitinze uyu muvandimwe we. Ariko nanone mwibuke yuko Gadi kugira ngo acitinge uyu mutipe byatewe n'umukunzi w'uyu mutipe nawe utari siriyasi. Ba bantu babona abantu bagahita babifuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bigatuma nyine abatipe badashobora kwihangana rimwe na rimwe. Guys, mume comment mumbwire, ari wowe ukunda umuntu ukumva ngo yaguciye inyuma kandi akaguca inyuma ku nshuti yawe magara, wabigenza ute? Wabyanzuraho iki? Wabikoraho iki? Ari wowe ukunda umuntu se ugasanga ntabwo abyara, wahitamo guhita umureka uramutse ugize amahirwe yo kuba mutarabana? Turabakunda cyane, Imana y'u Rwanda ihorane